zagombye kuba zikorwa na ba rwiyemezamirimo. Tuvuge akarere kashishikariza rwiyemezamirimo kubaka guest house. Ejo bundi sibwo numvaga bavuga ko bagiye gushyira imbaraga mu guprivatiza. Nabyo iyo ministeri nayo yiniri mu byishinzwe. Nibagire vuba. Izagire baho leta ishobora gushora imari n'ibyo igomba kwiyambura ikabiha bikorera. Turagaruka mu kanya. Kabisa. Imari y'umunsi hamwe na Nzuri Markets mu kiganiro Giricumbi 93 n'igice kimwe Fine FM radio y'amahitamo yawe. Bambiye mari ya munsi mari ya leo niyigezweho akako kasa neza wallahi billahi nahijaka wa hamdi yingiyo urayibona ni Nzuri wayifotoye nayo ariko akarere yo kiyubakira nkaziri amafoto ya Nzuri rwose 19 sa nago byavamo akarere yo kiyubakira nkaziriya erega buriya amafaranga abantu barayafite ariko banzo mbwire ni wowe wafotoye ariko abantu bakunda ibyiza banzo mbwire ni wowe wafotoye njya wafotoye mu mvura irimo nyagirwa ntabona ko hari imvura muri ko bibona hagana hejuru barimo gukwepa imvura mu mvura kabisa ya hatari. Okay abantu amafaranga barayafite amafaranga barayafite ahubwo barashaka ibyiza ikibazo barashaka ibyiza no kwiga market. Iyi nzu noneho ni y'umucuruzi. Ni y'ubucuruzi? Iyi ni y'umucuruzi. Ni y'umucuruzi. Azi cyashaka, azi cyagurisha, azi quartier. Bana, umuntu ayubakiye arabizi ko nayubakiye umuntu runaka, class runaka. Birumvikana biranagaragara. Ni bande. Abakiriya bawe ni bande. Ni bande. Mbere yuko wubaka abakiriya bawe ni bande. Uri kuyibona? Urabona quartier irimo? N'amazu arimo ni iri high class. Iri high class ni inzu nziza. Inzu nziza iri mu karere ka Kicukiro. Okay. I Kanombe. Mu karere ka Kicukiro Kanombe. Hafi cyane ya kaburimbo. Okay. Hafi ariko. None ikaba ku muhanda munini uriya muhanda nawo bagiye kwishyiramo kaburimbo. Okay. None ikaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye yose. Ahiye. Yose. Urabona muri salo hayo. Aho ni muri salo? Harani muri salo. Ko hameze nko muri theater. Riri yatarani waneza. Magnifique wiranze ugomba kuyisengera cyangwa tukayikubakira. Magnifique nubwo kwizera bibaho. Ariko hano hakeneye ukundi kwizera kukubye kane. Urumva iyi nzu rero ugomba kuruta kwa Petero. Kwizera kurarema ariko. Kurarema. Kwizera kurarema. Hano ni double. Kwizera kurarema. Double faith. Iranze rero buriya. Ifite ibyumba 4 n'amadushe n'amatoilette 3. Ariko ifite plafond base. Nuwo narabona handi. Gypsum. Nziza kabisa. None ikagira salon, hano wakorera mu televiziyo. Ni studio wayigira studio. Wagira studio ya televiziyo. Wayigira studio. None byose irabifite. Ifite sitting room, ikagira na dining room, ikagira na dressing room. Ariko dressing room zigezweho baje. Zigezweho ariko yo tagire wazanye banga ya dressing room. Akarere kuki katajya kuri terengo kamenye ngo niki kigezweho. Iriya nta dressing room ziriya zose zubatswe. Ariko wona nyumba Mungu wangu. Wona nyumba. Ariko urabona ugomba gukarabira intoki. Ziraribuye hariya muri salon. Nta bintu byo gutega ibasengo tubakarabye mujye kuri ubugari. Ni inzu ifite ibyumba 4, ikagira ubwogero 3, ikagira aho bambarira, ikagira salo aho bicara, bakagira no bafatira amafunguro, ikagira igikoni na stoke, ikagira parking na jardin. Hanyuma akara kantu nari kubona se nakaje parking na jardin. Parking na jardin. Okay. Ariko kandi ikabiri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 450. 450. Ubundi bimenyera yuko ibibanza ari metero kare 300. Ariko iri ifite nuvuga ngo iri mu kibanza n'igice. Hari ikindi gice. Ushobora gukoreramo ibindi bintu mu kindi gice. Na jardin n'inzu bwa yakaba ari nini ndetse kagira na annex. Ntabwo bayisondetse. Ntabwo isondetse kabisa ni inzu ni imari. Ni inzu y'imari y'abantu bamenye ibanga ryo gucuruza amazu. Bubaka bazi ibyo barimo kubaka. Bakora izina ntibasondeke. Bariya bo turere baba bashaka kwirira amafaranga. Ayabo ariko bayibona mbere yo kubaka mu babaza iki. Ariko baba banayateganya. Hari aho twabonye umuntu yishyura mbere. Ubuse baba banayateganya mu gihe kigurisha.
no mu gihe kigurisha bayateganya nabo barahombye oya bahici bayakuyemo mbere twabonye bishyurwa mbere bo abari kuri iyo komite yo kubaka inzu bo ibyabo bamaze kubibona ubu nona ubu icyo wababaza cyose diri yararangiye imyaka 5 irashize percentage abantu barayiye baranacecetse zifite abakozi bazikoropa bazikora amasuku bazirarira ifite umuzamu ndavuga za zindi zimaze imyaka 5 zifite abazamu bahembwa bazirarira bakanakoropa bakora n'isuku banahembwa ariko iyo ruza kuba uruganda bari guha benshi akazi cyangwa yaza kuba amashanyarazi cyangwa imihanda yakozwe aho na percentage bari kubonamo yo bari kubibara neza nyamara bari kubona percentage ariko iyi nzu nziza yewe salo nabonyemo studio ya televiziyo noneho wumve ruganiriro ndabona ari runini mwakoramo studio ya Fine TV kabisa no pergos akigaragaza tukimuka habamo radio televiziyo ama office ibintu byose bikaba birimo hari kandi bikora placement nziza kurya ajyamo na office iragana hehe iyi nzu iri Kanombe iri Kanombe rwose ni Imari cyane yego uwayikenera se uwayikenera yaza yitwaje igikapu cye cy'amafaranga kuko turi muri cashless kandi uba bari kuyireba kuri YouTube ya Nzuri cyase n'abandi Nzuri market live ugeranyije nizo tumaze kwerekana urabona itari mu majana n'imisago bana nibijya hejuru 150 ni match 200 ariko noneho oya 200 ukiretse ari Nyarutarama nyirayo bitewe Kanombe nawe hagezweho nyirayo nukuntu akeneye amafaranga dora next year iyi na next burakira ni igikoni na cyo hanze na stock urumva nyirayo bitewe nukuntu akeneye amafaranga asuze ngo yishakira ngahe ko ari make yarurubwa ampaye akeneye angahe miliyoni 78 oya yonyine nagari ku cyamunara gereranya nizo nagari cyamunara se cyangwa yubakishije ibiti ampaye nka oya harimo akabazo hano amafaranga ni make cyane reba iyo gate se yonyine ubwo yabigura ngahe 78 ahubwo akanagabanya aganirwaho ampaye ntago habura na dukeya dukora miliyoni zingahe ugasubizwe essence yawe iri kuri kaburimbo mbasha do reba krotire yawe ni ruriba niruriba yirebe none oya tugawe reba igipangu miliyoni 78 negociable ziganirwaho rwose urabona ni inzu y'imari cyane urabona ko inzu iri hejuru cyane ntabwo ari gukenera amafaranga gusa harimo ibindi arayakeneye buriya umuntu ugurisha inzu cyangwa ufite ikintu ari kugurisha kenshi aravuga ati ndarira ngiye nikemurira ibindi impamvu niyo ndeba kuruta igituma agurisha nicyo yitaho kuruta agaciro k'inzu kuko amafaranga ashobora guhabwa ashobora kumubyarira inyungu mwakabyara mwe mujye kuri Nzuri market murebe iyo nzu barimo kugurisha miliyoni 78 inzu nziza cyane bana ibyumba bingana na eglise ni igihugu cyose wakoreramo ibyo shaka byose iri Kanombe hafa kandi irimo na garde-robe irimo akabati k'imyenda yaba ifite dressing room ikabura garde-robe koko muri dressing room harimo garde-robe nziza cyane nini cyane n'urucabana muri ranze rero buryo yubatse mu buryo bugezweho nivyo tuvuga ngo abantu bakora business ura no muryango w'inyuma se baje batwegera tubabwira ibikenewe iranze buri ifitemo installation ya kamera indani harimo za kamera harimo kamera de sécurité birateganyijwe ibintu byose okay na bya bintu ubona abantu bashyiraho za antenne za televiziyo ugasanga bagiye gutobora baramanura umugozi ku gikuta byo babikoze amatiyo babarayubakanye byose biri muri installation urahagera ahubwo iyi prise ni ya screen babikoze ya televiziyo urumva abo ngabo nyine bizi isoko iyi screen niyo gushyiraho iyi prise niyo gushyiraho iyi ni ya internet kuko abantu benshi bafite internet mu rugo yego iyi ni ya internet iyi ngiyi niyo gushyiraho screen ya kamera ibyo byose insinga za kamera zose zihurira hanze birimo byose na installation irimo byose okay babwira rero ko bayisanga kuri Nzuri market kuri YouTube channel kabisa ni kuri YouTube kuko iyo tuvuze abantu benshi bagira ngo namakabya nkuru nabo birebera subscribe na share na comment kugira ngo bajye babona izimari buriya notification igiza bakande subscribe na share na comment kuko ikiza kirimo ushobora kuza ukagura hariya nawe ukagurisha ariko kwandikira iyi nzu ntiragurwa irahari okay no ukasharinga iyi nzu kandi nshaka kuyigurisha
abantu bazaguhamagara abakoze amadiru umuntu nahamagara rero kuri 0788 abakoze ya madiru madiru tubyukiramo se uwakoze diro nahamagara byibuze diro itamupfira ubusa nyamara niba wakoze akadiru kawe ni kuri 0788 48 cyangwa 0782 okay zisubiremo 0782 cyangwa unyure hariya kuri office ku Muhima tunakujyane tukwereke aho inyubako iherereye hariya ku Muhima imbere ya fiyakushe zo kuri Yamaha mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3. no dodie iyi nzu ni nziza wayibonye kandi amafaranga ni make kabisa ari nako twibutsa umuntu waba ari tayari afite ikibanza cyavuga ati inzu ko nayikunze nkaba nifitiye ikibanza cyanjye muyinyubakiye yahagarara ngahe okay natugane nabagane nagane Nzuri business inzu arebye hari hanyuma noneho tumufashe tumwubakira inzu yifuza yaba etage ikosoye yaba inzu nk'izi ngizi ku rwego rwe kabisa murabyubaka byose nako kanya kabisa Asumani we ati ndagurisha parcelle n'inzu byanjye biri hari Gashora mu mujyi nze ngure iyo nzu ya Nzuri. Asumani rwose agiye kwiyangaza vati cyemezo kabisa cya kigabo magana miliyoni zingahe 78 ariko ziraganirwaho miliyoni 78 ziganirwaho Asumani agiye kugurisha ikibanza cye ikibanza n'inzu aza ture mu mujyi wa Kigali aje hariya Kanombe Yongo ati mwaramutse neza mwatubarije igihe ntarengwa batanga kugira ngo bagutereze cyamunara ibi tuzabiganiraho mu munsi ukurikira ejo azakurikira sawa murakoze cyane asante sana mugira umunsi mwiza mugira icyumbi mu mahoro kabisa. Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel.